Reka rero nguhe ikaze kuri Literature and English TV. Ni muri uyu mwanya tugiye kugezaho characters ni abo mu gitabo cya A Man of the People. Mbibutsa ko iki gitabo cyanditswe n'umuntu witwa Chinua Achebe. Reka rero ntabatindiye twihute, ariko mbere y'uko twihuta nagira ngo babwize ukuri ko iri ni isomo ry'ingenzi, very interesting, very interesting, kubera ko mu kizamini hari igihe ugira gutya bakakubwira bati describing aba characters, bakaguhereza nka Odile Samaru, bakagubita Chief Nanga, bakakubwira ngo tanga tanga characterizations zabo, cyangwa se garagaza ibyabaranze. Icyo gihe rero muntu wanjye, niba utarakurikiye Literature and English TV, ni hahandi uzahita urometa urupapuro nta kintu wanditse kubera kutamenya. Ikintu cya mbere ni amakuru. Rero ndi hano kugira ngo dufatanye turebe ko twagera kuri success biciye muri iyi platform ikugezaho amasomo ya literature. Twagiye rero, uwa mbere rero yitwa Odile Samaru. Uyu ni umukarakta wa mbere, ndagira ngo ukurikirane neza kubera ko ibi ni ibibazo bitabura mu kizamini, my dear friend. So Odile Samaru rero hano baramutubwiraho cyangwa se ni muntu ki? Odile Samaru is the protagonist and the narrator of the novel. We see everything from his point of view. He is a young man with university education. He is an idealist and refused to leak anyone's boot for a job. Hano ntaragera kure mu cyongereza, ko byanditse mu cyongereza, turabisobanura no mu kinyarwanda kugira ngo tugendane neza impande zombi, abumva icyongereza n'abumva ikinyarwanda bose babashe kugira icyo bakuramo. Ahangaha Odile Samaru ni umuprotagonist. Iyo tuvuze protagonist, this is a positive character, cyangwa se ni wa mukarakta ukina ibintu bikenewe koko muri sosiyete, cyane cyane ko wenda sosiyete ishobora kuba ifite ikibazo, umukarakta w'umuprotagonist akaza kugikemura. Odile Samaru rero nawe yakinnye mu mwanya w'abaprotagonist, ni ukuvuga ngo ni umuprotagonist kandi nawe ni main character. Icyo kintu cyumve neza. Si ibyo gusa, Odile Samaru batubwira ko ari we narrator of the novel. Iyo tuvuze narrator of the novel, tuba tuvuze umubara nkuru. Narrator bivuze storyteller. Storyteller ntabwo ari tera, oya, teller, hello, storyteller. Alright, so ntabwo ari ururimi rwacu nyine, niyo mpamvu rimwe na rimwe hari igihe bitujabuka tugabipronounce uko tubibonye, ariko icy'ingenzi ni uko twumva message. So rero ahangaha narrator, someone who narrates a story, is someone who tells a story. Narrator ni storyteller, alright, of this novel. Rero nk'abantu nibaramuka baje ngo who is the narrator of the novel A Man of the People, wikwiriye gushidikanya ujya hirya no hino, itusubiza mu buryo bwihuse ko ari Odile Samaru. Alright, we see everything from his point of view. Baratubwira ngo rero ibyo twumva byose muri iyi story tubyumva mu ijwi rye. He is a young man with a university degree. Donc ni ukuvuga ngo uyu Odile Samaru ntabwo ari injiji, oya, ni umuntu wize kaminuza. Ariko nimvuga injiji ntabwo bivuze gusoundinga neza, ahubwo ni umuntu ni ukuvuga ngo ntabwo yari umuntu udasobanukiwe, oya, iby'amashuri yarabifite. Ariko ushobora kuba umunyamashuri ukaba n'injiji ku bindi bintu, ibyo byo ni ibisanzwe. Ntabwo burya kuvuga ko waciye mu mashuri ari byo bivuga ko usobanuye ibyo mu mashuri, ariko ushobora gusanga ku by'ubuzima bwo hanze wapi, nawe wahumiriza bakagufata akaboko bakakuyobora. Ibyo ni ibintu bisanzwe, abantu bose baberaho gufashanya, baba abantu batize bose bakeneye gufashanya. Educated people and uneducated people all need each other to help each other because we never know. Yes, twagiye. He is an idealist and refused to leak. Alright, iyo tuvuze idealist ni ukuvuga dreamer, umuntu uba ufite dreams cyangwa se inzozi. Yes, mu mibereho uyu Odile Samaru batubwira ko ari umuntu wagiraga inzozi, kandi akaba ari wa muntu udashobora kwemera gupfukamira cyangwa gukomba inkweto iz'umuntu uwo ari we wese kugira ngo akunde amuhe akazi. Kuvuga ngo ibintu byo kuba corrupted, byandi umuntu akubwira ngo leta hapa kitu kidogo, cyangwa se gira akantu utanga kugira ngo tuguhe akazi, oya, ibyo ngibyo
Odile Samaru rwose ku bintu bijyanye na corruption cyangwa se ibintu byo kujya guhakwa ngo akunde ahabwe akazi, ibyo ngibyo yamaze kubitera ishoti. Ni umuntu rero wihagazeho. Donc hano icyo ugomba kumenya harimo ibintu biranga Odile Samaru: ni protagonist, number 2 ni narrator of the story, and again is educated. Another point is idealist, is uncorrupted. Okay, or uncorrupt. At the beginning of the novel, he is a school teacher in Anata. Yes, genda wumva nawe main points zishobora kuranga uyu muntu. Batubwira ko yari school teacher in Anata. Later he joins a new formed political party named CPC and contest Mr. Nanga in the election to take revenge on him for seducing his girlfriend Elise. Uyu rero yaje kubaho mwarimu kuri Anata Grammar School. Yego, hanyuma birangije ahita agira gute, ahita agenda yinjira politiki aciye mu ishyaka rya CPC kugira ngo azahangane n'umugabo witwa Mr. Nanga mu matora yari ateganyijwe. Ariko ibi ngibi byari kugira ngo hazemo ikintu cyitwa revenge. Reka ngaruke ku kintu cyitwa themes. Niba baramuka bakubwiye kudescribinga ikintu cyitwa revenge nka theme cyangwa central idea, ntuzazuyaze, uzamenye ko umuntu witwa Odile Samaru yakoze revenge kuri Mr. Nanga, kuko Mr. Nanga has seduced his girlfriend who is called Elise. Revenge rero yakozwe gute? Uyu Odile Samaru yabonye nta kundi yabigenza, yinjira ishyaka rigomba guhangana nande, rigomba guhangana na Mr. Nanga mu matora yateganyijwe. Hanyuma ubwo ngubwo aravuga ati nanjye nzakwihoreraho kandi nzagutsinda mu matora nkwicaze hasi ku gatebe cyangwa se mwitaka, byaterwa n'aho amwicaza hariho, ariko mu yandi magambo nuko nguko niko byari bimeze. Though he is unable to win the election, he falls in love with Edina in the process and marries her after military rule takes over the country. Good. Hano icyo batubwiye ni iki, icyo ugomba kumenya nuko nubwo uyu Odile Samaru yagerageje gukompeta na Mr. Nanga, ntabwo yigeze atsinda ariya matora, kuko Mr. Nanga yaje kumuteza amabandi aramukubita ahita ajya mu bitaro. So amatora aba Mr. Nanga ariwe mukandida rukumbi. Rero ngo byaje kurangira uyu Odile Samaru n'ubundi ahise nawe yifunga cyangwa se yigarurira umukobwa uyu Mr. Nanga ashaka kugira umugore wa kabiri witwa Edina. Hanyuma rero biza kurangira habayeho marriage cyangwa se bashyingiranywe rero nyuma yuko habayeho coup d'etat militaire, military rule takes over the country. Igisirikare cyaratabaye igihe Mr. Nanga aramaze gutsinda amatora, igihugu cyagiyemo akajagari. Abasirikare baravuga bati twebwe rero tugomba guhita dutabara hakiri kare aho rukomeye, iki gihugu ntigitembe mu manga turi aho ngaho dufite imbunda tubirebera, ntacyo twaba tumaze. Bahise bakora icyo bita military coup cyangwa se bahise bakora icyo twita guhihirika ubutegetsi bw'uyu mugabo, ahita atabwa muri yombi. Nuko niko byarangiye. Hari ikindi? So niba ufite ikibazo hano ushobora kutwandikira muri comment hanyuma tukagufasha, nicyo kitubesheje hano. Reka rero turebe umukarakita wa kabiri, uyu yitwa Chief Nanga. Chief Nanga is the primary antagonist or villain of the novel. Hano batubwira ko Chief Nanga niwe mwantagonist wa mbere cyangwa se uwo twita villain of the novel. So iyo tuvuze antagonist ni wa mukarakita uba ukina ibintu bibi, ni nka The Band mbese muri filime. Ntimujya mureba amafilime ari buriya kuri ureba nguriya ngo ni The Band, nguriya ngo ni acteur, ngo ni type, kwa kundi nyine mu bita iyo bahanganye ari babiri, two opposing forces. No muri iyi novel niko bimeze. Mr. Nanga araho ni antagonist, ni nka The Band, hanyuma noneho Odile Samaru we ni nka type cyangwa se acteur. So rero uyu ibya Odile Samaru byo twamaze kubibona. Hanyuma uyu Mr. Nanga niwe rero wari uhanganye na Odile. So he is a former school teacher from Anata who also taught Odile. Abashobora kubaza ngo ni iyihe sano iri hagati, what is the relationship between Odile Samaru and Mr. Nanga? Hano urabona ko uyu Mr. Nanga yabaye school teacher hariya kuri Anata Grammar School, yigisha Odile Samaru. Means that Odile Samaru was once a student of Mr. Nanga, and Mr. Nanga was again
teacher of Odile Samaru. That is a close relationship between these people, which means that they know each other. Baraziranye. Iyo ni isano iri hagati yabo. Rero nibakubaza kubagereranya uzabigenza uko. Nibakubwira ikindi kandi aho batandukanira nuko uyu Mr. Nanga is a corrupt politician, naho uriya aho batandukaniye nyine. Odile Samaru we is the protagonist who comes to fight against the corruption of leadership of Mr. Nanga. Ndumva ibindi nawe wagenda ubitekereza, ariko izo nizo point ziri strong. So he is the Minister of Culture in the reigning POP government. Bakatubwira ko rero uyu mugabo yari minister w'umuco, hanyuma noneho ngo ni mu ishyaka ryari riyoboye icyo gihe ryitwa POP cyangwa se People Organization Party. Iri rikaba ryari ishyaka Mr. Nanga yari arimo, naho iryo Odile yagiyemo ryitwa CPC, Common People Convention. So now he is a power hungry. Ibi bintu ndagira ngo byumve neza, niba kubwira ku describing abantu ba characters ujye wibuka kuri aya magambo y'ingenzi. Batubwira ko uyu Mr. Nanga ari power hungry, corrupt and unscrupulous politician. Yoze ngo rero ngo ni unscrupulous, ndabona ariko bimeze unscrupulous. Okay, ni amagambo aba agoye kuyavuga ariko niko bimeze. Hano batubwira ko ari umuntu witwara, who behave in a dishonest way. So ni umuntu witwara mu buryo bw'abantu b'inkundamugayo. Mr. Nanga tubonye ko yaranzwe nuko ari cyambere ni antagonist, ni power hungry, corrupt, akaba none a dishonest man, unscrupulous. So initially friendly and kind to Odile. Byatangiye bigaragara ko uyu Mr. Nanga ari inshuti kandi ari umuntu mwiza kuri Odile. Byaje kugenda gute? He later seduces Elise and the two become enemies. Yaje rero gutangira gutereta umuntu witwa Elise, aramwigarurira. Ako kanya ngo baranaryamanye igihe Elise yaraje gusura Odile mu mujyi kwa Mr. Nanga, ko Mr. Nanga yaje muri Anata Grammar School aho yigishaga mbere, yaje gusura kiriya kigo, za kurangira abonanye na Odile, ahita atumira Odile mu mujyi ngo zagenda musure. Odile agiye kumusura, agezeyo atumiza uyu mukobwa witwa Elise ngo azaze, donc babanaho kwa Mr. Nanga iyi minsi mike, niba ariko twabivuga, igihe umugore wa Nanga yari amaze kujya mu cyaro. Biza kurangira Mr. Nanga ahise amwifungamo, amurya agapapu ya danje. Kuko rero bahise bashwana, bahise donc basubiranamo, barashwana. When Odile decided to contest him in the election, Nanga and his people harassed him on multiple occasions. Igihe uyu Odile yaratangiye nyine kuvuga ati nanjye ngiye guhangana nawe, abantu ba Mr. Nanga batangiye guharasinga cyangwa se ni nko kugira gute guharasinga. Warasinga ni ukubwira umuntu amagambo mabi hafi yo kumukubita. So rero abantu ba Nanga batangiye guharasinga uyu mugabo, uyu musore inshuro nyinshi. His people beat Odile severely just before the election. Nkuko nabivuze, abantu ba Mr. Nanga bahise bakubita uyu mugabo, uyu musore witwa Odile Samaru igihe amatora yari hafi kuba, bamukubise mbere yaho. He wins the election unopposed, but his government is overthrown and he is arrested after the coup. Ni bya bindi nani mvuga n'ubundi hano bamuvuzeho. Byaje kurangira rero abaye the winner of the election unopposed. Iyo tuze ngo unopposed ni opposite ya opposed. Unopposed means that nta muntu n'umwe uri kukopoza cyangwa se muhanganye. Donc uyu mugabo yatsinze amatora ari umwe rukumbi ko bari bahanganye, yari yamaze kumuhata imihini myinshi, ahita ajya kurwarira mu bitaro, ku buryo uyu mugabo yasigaye ari kizigenza wenyine. Aratsinda 100%, ariko ntabwo byaje kumuhira. Yahise aba arrested cyangwa se yahise afungwa nyuma y'uko habayeho military coup, cyangwa se nyuma y'uko abasirikare baje bagafata ubutegetsi we bagahita bamuhirika. Ngayo nguko rero ngo banamufasha ari kwirukanka ameze ngo yiyambikishijwe imyenda nk'iy'abarubyi, ajijisha kugira ngo arebe yuko yatoroka, ariko biza kurangira abasirikare bamukwase. Ntabwo burya wapfa gucika umwana jeshi, reka ikosi yararikoreye heza,
ntabwo mbizi, ariko ntabwo wapfa gucika umusirikare iyo ari kuri mission. Twagiye tugeze ku muntu witwa Edina. Uyu Edina rero ni wa wundi twabonye ko Odile yaje gushyingiranwa nawe, kandi Mr Nanga ashaka kumugira umugore wa kabiri. Reka turebe. Edina is a village girl from a poor family. Edina ni agakobwa ko mu cyaro katurukaga mu muryango wa wundi ukennye. Umuryango wa Edina ngo basabaga umunyu. She is Odile's love interest. So bakatubwira ko uyu ngo yari inshuti, birumvikana yari urukundo rwa Odile, cyangwa se yari inshuti ya Odile. She was engaged to marry Nanga to become his second wife. Odile pursues her to take revenge on Nanga, but end up falling in love with her. She has a college education and is an extremely beautiful and innocent girl. Hano baratubwira ko uyu mukobwa yari ateye ate. Edina yaje gukundana ngo, donc she was engaged, ni ukuvuga ngo yari yarakundanye cyangwa se yari yaratangiye process zo kuba, inzira yo kuba yaba umugore yaba umugore wa Mr Nanga, umugore wa kangahe, his second wife, umugore wa kabiri, which means that uyu Mr Nanga yari afite umugore wa mbere, hanyuma noneho yari agiye kuzana undi mugore wa kabiri witwa Edina. Odile yaramukurikiranye paka igihe amufatiye, niba ariko turi buze kubivuga, paka igihe amwemereje baba inshuti, ariko ibi byashaka kugira ngo byari muri target yo kugira ngo yihorere kuri Nanga, ariko nyine ubwo byaje kurangira bakundanye n'uyu mukobwa. Urumva ko plan ya Odile yagezweho. She has college, ni ukuvuga ngo ntabwo nawe yari umuntu utakandagiye mu ishuri, ntabwo ari inkandagira bitabo nk'uko bamwe babivuga, oya, ahubwo uyu mukobwa yari afite college education, yari yarize, bityo rero ngo akaba yari extremely beautiful, yari afite ubwiza mana yanjye bwa bundi budasanzwe buhebuje. Iyo ikintu ari extreme ni ukuvuga ngo kiba kiri kuri high level, kiba kiri ku rwego rwo hejuru. Umukobwa rero ngo yari extremely beautiful. Aya ni adjectives describing imiterere y'umuntu. Nawe niba bikubaza aya adjectives, bakubaza ngo Edina mu describing, aya adjectives ujye uyibuka. And innocent girl, innocent ni wa muntu utafite icyo washinja, mu muziranenge mu yandi magambo. Though she does not want to marry Nanga, she feels that she has no other option. We rero ngo ntabwo yumvaga yifuza gushyingirwa na Mr Nanga. Sorry. Okay, let me clear my throat kugira ngo ijwi ryanjye risohoke neza. Okay, twakomeje. Ibi ni ibintu bibaho mu buzima. Nubwo rero ngo atifuzaga gushyingiranwa na Mr Nanga, we yumvaga nyine nta yandi mahitamo afite. At the end, she and Odile decide to marry. Ariko nubwo yabonaga ko inzira zifunze, nta handi hantu yahungira, Odile yaje nk'umutabazi, ku buryo yaje kurangira mwifunze, bahita bafata umwanzuro wo gushyingirana. Nguko rero uwo niwe bita Edina, ngira ngo twamwumvise. Tugeze ku mukobwa wa kabiri. Umukobwa wa kabiri yitwa Elizi. Elizi niwe wabaye Kazarusenyi. Bimeze gute? Reka turebe. Elizi is Odile's casual girlfriend from his university days. She is a nurse in Bori. He comes to Bori to spend time with her and brings her to Nanga's house. She is very impressed with Nanga's lavish life, and Nanga ends up seducing her. Odile vows to take revenge for this insult. Hano Elizi baramutubwira hiki. Iyo Elizi nawe ngo ari inshuti nyine y'uyu musore witwa Odile Samaru mu gihe bari muri kaminuza. Uyu mukobwa rero ntabwo yari jobless, nta nubwo yari n'umukene, cyangwa se ntabwo yari umushomeri, wapi, yari umunasi, yakoreraga muri Bori, kandi hano muri Bori niho Mr Nanga yari atuye. Odile Samaru yari yaragiye gusura uyu Mr Nanga hariya muri Bori. Umugore wa Mr Nanga ajya mu cyaro. Odile Samaru ko yari azi neza ko uyu mukobwa w'inshuti ye yo muri kaminuza akora aho ngaho muri Bori kwa muganga, yaje kuvuga ati reka mutumeho n'ubundi aze twikomereze wa mubano twagiranaga, rwa rukundo twagiranaga. So now ubwo ndagira ngo niba utari warabisobanukiwe, wenda wibaza ngo ese umuntu witwa Elizi
na umuntu witwa Elizi n'umuntu witwa Odile Samaru ubundi baje guhura gute? Dore nguko bahuye. Odile Samaru yari yagiye gusura Mr Nanga muri Bori, kandi noneho Elizi nawe akora hehe? Akora muri Bori. Bori ni capital, ni umujyi ariko uri fiction, ntago ari umujyi uririyo. Yego. So now uyu rero Mr Odili uyu yaje gutumira nyine uyu mukobwa kugira ngo babe bibereye kwa Mr Nanga, nkuko nari maze kubigusobanurira impamvu yabyo. She is very ahageze yabaye impressed with Nanga's lavish. Ni ukuvuga ngo yarahageze ukuntu ari materialistic, ari umukobwa ukunda ibintu. Yarahageze areba ukuntu kwa Mr Nanga babayeho, ubukire bafite, yumva arakwamye. Nanga rero nawe ahita amufatirana, avuga ati burya nakubonye. Atangira kumutereta, birangira amusedusinze paka bagiye hehe? Kwiryamira. Odili nawe aguma aho ngaho nyine akamye, bamuriye gapapu. Niko byagenze nta kundi. ngo bwanikuramo seti. Odili rero yahise afata umwanzuro, yahise arahira, aravuga ati ko byagenda kose ibi bintu Mr Nanga nkoreye ngomba nanjye kubimwishyura, nkakora revenge, kuko iki ni nk'igitutsi antutse. Ngayo nguko abo bakobwa babiri niba bakubaza, Edina na Elizi, uzamenye ukuntu batandukanye. Tugeze ku muntu witwa Ezekiya Samaru. Ezekiya Samaru ngira ngo akanya rohita wumvamo ijambo Samaru. Samaru, Odili Samaru, Ezekiya Samaru. Aba bantu baba bapfana iki? So tutagutindiye rero turagira ngo tukubwire ko umuntu witwa Ezekiya Samaru ni papa wa Odili, is Odili's father. Ndagira ngo nawe wumve ibyamurangaga. He is a former district interpreter, which was a powerful job during the colonial days. Uyu mugabo yari umusemuzi w'akarere. Icyo gihe ngo akazi ko gusemura mu gihe cy'ubukoroni kari akazi kari powerful, cyangwa se kari akazi gafite imbaraga, gafite igufwa. Muri iyo minsi ngo kari akazi gafite imbaraga koko. Umuntu iyo yagakoraga yagendaga yidunda, akavuga ati kabisa ndakomeye, kubera yuko birumvikana yabaga akorana n'abazungu, kandi gukorana n'abazungu na n'ubu ngo abantu baracyumva nyine ari ishema rikaze cyane, kabone niyo yaba bakorera ku buntu adahembwa, ahita yumva ari uwadanje. Ariko mu by'ukuri nta birenze nabo ni abantu nk'abandi, they are people like others. So he is a complicated man, and Odili has a strained relationship with him largely due to his multiple marriages. Ibi bintu ndagira ngo byumveho kagira imana we, ndagira ngo byumve ibintu uzabisobanure nk'umuntu wahabaye. Uyu mugabo twari tumaze kubona ko yari district interpreter, kandi ako kazi kari powerful job mu gihe cy'ubukoroni. Batubwira ko yari umugabo uri complicated, yari umugabo ugoye, uri complicated, difficult. Bityo rero Odili ngo yari afite icyo twita strained relationship. Ni ukuvuga ngo ntabwo yari afite open relationship n'umuhungu we. Oya, Odili umubano wabo wasaga naho utari open, ahubwo ufite imipaka runaka. Kubera iki rero? Ikintu cyumve. Due to his multiple marriages, uyu mugabo yari polygamous. Ni ukuvuga ngo yari umugabo ukunda gukora ubukwe bwinshi cyane, akazana abagore benshi cyane. Ibintu Odili Samaru ntabwo yabikundaga, ni nacyo cyatumaga relationship yabo iba strained, cyangwa se iba close, limited. Ngira ngo icyo wacyumvise. Ni nk'uko waba ufite umubyeyi, kubera imyitwarire ye mibi wenda yo kuzana abagore benshi n'ibiki, cyangwa ubusinzi ukavuga uti oya, njye ndumva umubano wanjye nawe rwose bitari gucamo neza. So aha rero batubwira yuko ubundi Odili yari motherless, cyangwa se nta mama we yari afite. Ako ni akabanga nk'ibi muri iyi nkuru, ntabwo biri hano muri character and characterization. Ngo mama Odili yari yarapfuye amubyara, bityo rero Odili akaba ari umwana wakuze nabi, ari problematic. Urumva umuntu udafite nyina ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Urumva umuntu wakuze adafite nyina, aho yarerewe yakuranye
ubukana bukaze cyane n'amashagaga cyane, wenda no kwirwanaho bitewe n'uko yabonaga nta muntu uri bumurwaneho, bikaba rero byaratumye ataba umuntu woroheje no mu mibereho ye. Iyo yabaga yafashe umwanzuro nitura tugabane niwanga birameneka, we niwe Odile. Urabona ko nta nubwo yavugaga rumwe na se, bivuze ngo abo bagore we yagendaga azana, Odile ntabwo byamushimishaga cyane ko yabonaga nawe atifitiye na nyina. Reka turebe. He is harassed by Nanga after Odile decided to contest him. Hanyuma uyu mugabo witwa Ezekiel Samaru nawe ngo yaje kuba harassed, cyangwa se yaje ku umubano we na Mr Nanga waje kutagenda neza, kubera yuko umuhungu we yarafashe umwanzuro wo kurwanya uyu Mr Nanga. Despite their relationship, Ezekiel supports his son and reject Nanga's offer. Nubwo ngo bari babanye nabi na Mr Odile, burya ikintu bita ipfundo ry'amaraso ni ikintu gikomeye cyane, blood notes. Abaswahili bakavuga ngo damu nzito kuliko maji, bivuze ngo amaraso agira imbaraga cyangwa agira uburemere kuruta amazi. Nubwo batari babanye neza, uyu mugabo, uyu musaza n'umuhungu we, ntabwo yamutereranye, yaramusapotinze. Hanyuma noneho ibyo Mr Nanga yamusabaga byose, ashaka kumuha ruswa n'iki byose barabyanga. Umusaza asapotinga umuhungu we. Uwo niwe Ezekiel Samaru, kugira ngo mwamwumvise inenge afite n'icyo mwamushimira. Tugeze ku wa gatandatu, yitwa Maxwell Kuramo. Ndagira ngo ubwize ukuri ko nudakurikira literature and English class, ntabwo uzagira gute, ntabwo uzabasha kugera kuri success. Kurikira neza wumve. Niba ari n'ubwa mbere dukurikiye, kanda subscribe hakiri kare utaza kwibagirwa. Ejo dushobora gushyiraho izindi video ugasanga uracitswe. Kandi muri iyi minsi turashaka kuzishyiraho nyinshi kugira ngo zabere package yo kugira ngo muzabashe gutsinda neza ikizamini. Tugeze kuri uyu muntu witwa Maxwell Kuramo. Max is Odile's school friend and a lawyer in Bori. Uyu Max ni inshuti, wumva ukuntu bamenyanye na Odile. Ni inshuti ya Odile Samaru igihe biganaga ku ishuri. Ubu noneho ni umuloya hano muri Bori. Lawyer ni umuntu ugize gute, ni umunyamategeko. He is the leader of a new found party, CPC. Ni umuyobozi w'ishyaka rishyashya bari bamaze gushinga ryitwa CPC, ubwo ni Common People Conventions, and wants to start a new era of politics without corruption. Iri shyaka ngo barishinze bashaka gutangiza ibihe bishyashya bizira umwanda wa ruswa. Wabyumvise? Iri shyaka ryashinzwe kugira ngo bakore icyo twita to fight against corruption and to start a new era which is clean, zero corruption. Max is engaged to Eunice. Ni ukuvuga ngo uyu Max yari inshuti, yari fiancé y'umuntu witwa Eunice, umukobwa witwa Eunice, utagira ngo ni umuhungu, oya. He has the right amount of ideology and practical sense. Kuko ngo yari afite ibitekerezo ndetse n'uburyo yumvaga ibintu yabishyira mu bikorwa. Max takes bribe from Chief Koko to finance his election campaign, and Koko's people kill him at the end of novel. Tega amatwi neza neza kugira ngo usobanukirwe ibi bintu. Ejo nibakubaza uzajijinganye kandi mpari. Hano ikintu bari kukubwira ni iki? Barakubwira ko uyu Max yafashe ruswa iturutse ku muntu witwa Chief Koko. Nubwo yari ashyigikiye Odile, Max na Odile bari inshuti, bari hamwe muri iri shyaka rya CPC, ariko Max yemeye gufata ruswa iturutse ku muntu witwa Chief Koko kugira ngo akunde financing cyangwa se atere inkunga mu buryo bw'amafaranga election campaign. Nabo bari Chief Koko Max na Odile bari binjiye muri campaign kandi bari bakeneye amafaranga. Chief Koko nubwo yari ari ku ruhande rwa Mr Nanga,
yaraje nyine ahereza ruswa uyu Max kugira ngo areke gusapotinga Odili, ariko Max afata iyo ruswa ahubwo aravuga ati iyi ruswa mumpaye, amafaranga mumpaye ndayakoresha mu gufinansinga kampeni yacu. Birumvikana ko uyu Max asa nawe yakoze icyo twita betrayal kuri Chief Koko. Yaragambanye, yafashe amafaranga aragenda yakoresha ibinyuranye n'ibyo byabaye nka irony hano, na dramatic irony. Ariko ni dramatic irony, ni irony muri rusange, kuko icyo uyu Maxwell icyo uyu Chief Koko yari yiteze kuri Max ntabwo ari cyo cyabaye. Ushobora kwibaza se kuki uyu Max yakoresheje aya mafaranga bamufunga? Bagiranye amasezerano ya fake. Nimuzajya mujya gukora amasezerano n'abantu runaka mufite ibyo mugura, mujye mubanza musoma ayo masezerano muyarebe, ku buryo uyu Max yaje abona amasezerano bakoze nk'umuntu w'umunyamategeko ntacyo amaze. Niyo aya mafaranga yakoresha ikinyuranye n'icyo bari bavuganye, nta mategeko yamuhana ko nta cyaha cyamuhama, bitewe n'uko amasezerano yari yanditse nabi. Ibi rero nibyo byaje kuvamo indi revenge. Wumva indi revenge, uriya Chief Koko, abantu ba Chief Koko kuba barishe uyu Maxwell, bakoze revenge kubera yuko ibyo Chief Koko yari yasezeranye na Maxwell ntabwo ari byo yakoze. Habayemo betrayal, hazamo na revenge. Rero Maxwell byaje kurangira bamwishe. The army declares him a hero and martyr of the revolution after the coup. Hanyuma ngo ingabo zimaze gufata ubutegetsi zaje gutangaza ko uyu ndagira ngo byumve neza, uyu Maxwell ari hero kandi akaba ari n'umuntu wabaye martyr, cyangwa abamartyr ni nk'abantu bahurwa ubusa cyangwa bagahurwa Imana. Ngo nawe yafashwe nk'ari martyr. Reka turebe umuntu witwa Eunice. Eunice ngira ngo twari tumuvuzeho hano, is Max's fiancé, ni fiancé wa Max. She is also a lawyer and a CPC member. Nawe yarahuje umwuga umwe na fiancé we, bose bari abaloya kandi bose bari muri CPC. Iyi ni relationship iri hagati y'aba bantu, Max and Eunice. She is declared as a beautiful woman with brains. Uyu we bakavuga ko ngo yari umugore, bavuga ko ngo yari umugore mwiza, ariko umugore ufite mu bwonko, umugore utekereza, with the brains. After Coco's people kill Max, she shoots and kills Coco. Nyuma yuko abantu ba Chief Koko bishe Max, uyu mufiance Eunice nawe yaravuze ati nanjye ntabwo nabarekeraho gusa, nanjye ngomba gukora revenge. Hanyuma nawe ahita yica umuntu bita Koko cyangwa se Chief Koko, yahise amurasa. Ngo ni Eunice nawe nta kina. Tugeze ku muntu witwa Chief Simon Koko and his wife. Chief Simon Koko is the Minister of Overseas Training in the unnamed African country. Uyu bavuga ko yari minister nawe ushinzwe overseas training mu gihugu kiri unnamed country. Ndagira ngo nibakubaza ngo ese the man of the people isetinze hehe, uzabwire ko ari muri unnamed African country, but probably in Nigeria. Ni mu gihugu kiri unnamed, nta zina bashyizeho, ariko bakusanyije ibimenyetso bigaragara ko bashobora kuba ari muri Nigeria. Tazahita uvuga ngo izi ni Nigeria, oya. Muri introduction yacu bavuga ko ari muri unnamed African country. He is another corrupt minister from POP. Nawe ngo yaranzwe nuko yari umuryi wa ruswa. Then his wife and her women followers smuggle ballot papers in the polling booth. Hano ngo we n'umugore we ndetse n'abandi bagore bamukurikiraga bagerageje kunyereza impapuro abantu bagendaga batoreraho. When Max tries to investigate, he gets killed by Coco's people. Hanyuma uyu Max mu gihe atangiye gukora investigation, abantu ba Chief Koko bahise bamwica. Yego, aka nako ndakandi ga point. Ni ukuvuga ngo Maxwell yaje kwicwa
nanone kubera ko yatangiye gukora investigation cyangwa se iperereza ku buryo amatora ashobora kuba ataragenze neza, ako kanya bitewe n'uko yari yanakoresheje amafaranga y'uriya mugabo mu buryo butemewe, mu buryo batari basezeranye, abantu ba Chief Koko bahise bamwica. Koko is killed by Eunice and his wife becomes Minister for Women's Affairs before the coup. Hanyuma uyu Chief Koko yaje kwicwa na Eunice, biza kurangira umugore wa Chief Koko ahindutse Minister w'abagore, Women's Affairs, yabaye minisitiri w'abagore mbere y'uko habaho kudeta. Nguko tugeze ku mugore, ku muntu witwa Mrs Nanga. Uyu ni umugore wa Mr Nanga, ndagira ngo ukurikire neza. Uyu mugore wa Mr Nanga yitwa nde? Her first name is Margaret. Izina rye rya mbere cyangwa se izina rye yitwa Margarita. Ibi ugomba kubimenya, yitwa Margarita, utazavuga ngo ni unnamed woman. Oya, ni Margarita. She is homely. Okay, bakatubwira ngo she is a homely, is a homely. When you say home, you understand the word home. She is a homely, ni ukuvuga ni umugore wiberaga mu rugo, matriarchal woman and does not know much English. Ni umugore wiberagaho gutyo, ibintu byo kujya ngo kwiga ngo ibyongereza n'ibiki wapi, ni ukuvuga ntabwo yari yarize. She accepts her position as Nanga's wife without any protest and is quiet and tactful. Uyu mugore yari yaremeye ko nyine ari umugore wa Mr Nanga, ntabwo yigeze abyinubira, cyabagaho cyose ntabwo yinubaga, yari quiet, atuje and tactful, ariko ari umuntu w'umunyamayeri. Though friendly to Odile at first, she insults him after he tries to contest her husband. Nubwo yagaragaye nkaho yari inshuti ku nshuro ya mbere na Odile, yaje kurangira amututse nyuma y'uko yumvise ko uyu Odile ashaka kumuvana ku mugati. Gute? Atangira gushaka guhangana na Nanga umugabo we ngo azamuhirike. Ntabwo byamushimishije. Hari undi muntu rero witwa Josiah, uwo ni umukaragita wa 10. Josiah batubwira ngo ni a shop owner in Anata. Josiah ni umukire wari wifitiye iduka hariya muri Anata. He is ruined after he tries to steal the blind beggar Azoge's stick. Ngo yaje guhura n'ibyago ubwo yaje kugerageza gushaka kwiba inkoni y'umuntu utabona witwa Azoge. Yashatse kumwibira inkoni, iza kurangira uyu mugabo ahuye n'imyako. Josiah offers Odile to serve in his campaign but Odile turns him down. Josiah yagerageje kwinginga Odile ngo amufashe muri campaign ye, ariko Odile agira gute? Arabyanga. Oya, ahubwo Josiah yasabye Odile kugira ngo afashe Odile muri campaign, ariko aramwangira. Later he joins the campaign of Chief Nanga. Nyuma nawe yaje kumwihoreraho. Aha naho habayemo revenge. Josiah yasabye Odile ko yamufasha muri campaign, Odile arabyanga. Nyuma yaje gufata umwanzuro wo guhita yigira muri campaign ya Mr Nanga. Hakaza undi muntu witwa Jonathan Nwege, uwo ni wa 11. This is the proprietor and principal of Anata Grammar School. Uyu niwe nyiri ishuri rya Anata Grammar School. Mr Nwege is a member of POP. Uyu nawe yarafatanyije na Mr Nanga, yari umwambari w'iri shyaka cyangwa yari umurwanashyaka wa POP, People Organization Party, and arranges Nanga visit to his school where Odile and Nanga meet. Uyu niwe wateguye urugendo rwa Mr Nanga kugira ngo aze gusura kiriya kigo cye cya Anata Grammar School, ari naho Odile yaje guhurira na Mr Nanga. He dislikes Odile and dismisses him after Odile decided to fight in the election. Hanyuma ngo yangaga Odile, yaje no kurangira mwirukanye nyuma y'uko amenye ko Odile agiye kugira gute, agiye gukompeta n'uriya Mr Nanga mu matora. Hakazamo the prime minister. Uyu prime minister ni
minisitiri w'intebe. The prime minister of the unnamed African country and the leader of POP is shown in a negative light. Uyu rero uyu minisitiri w'intebe wo muri iki gihugu kiri unnamed akaba n'umuyobozi wa POP agaragazwa mu buryo butari bwiza. He is also a corrupt, nawe ni umuryi wa ruswa. Unscrupulous politician, nawe yari dishonest nka Mr. Nanga, who dismissed all the intellectual members of his party after they opposed him. Uyu ngo yaje kwirukana abantu bose bitwa ko bari barize, abirukana mu ishyaka rye nyuma y'uko yashaka kuzana ibitekerezo bidahwitse bakabyopoza cyangwa se bakabisenya. Yahise avuga ati ndabirukanye, nubwo mwize ndabirukanye. He mobilized the whole country against university educated intellectuals. Uyu ngo yaje guhaguruka akora campaign ahamagarira igihugu cyose kurwanya abanyabwenge bose bize za kaminuza. Uyu ni prime minister. His government is overthrown after the coup and he is arrested. Uyu rero ngo guverinoma ye yaje guhirikwa nyuma ya kudeta, hanyuma nawe arafungwa. We need the prime minister, ntabwo ari Mr. Nanga. Ni ukuvuga ngo barakoranaga muri make. Hari prime minister na minister of culture. Hakaza Dogo. Dogo uyu ni a servant of Chief Nanga, yari umuja cyangwa se umukozi wa Chief Nanga. He is a huge one-eyed man, yari umuntu munini kandi w'ijisho rimwe. He often praises Nanga in front of people. Yari umuntu wakundaga gucinya inkoro imbere ya Mr. Nanga aho abantu bose bareba. Akazi witwa Joe. Joe is a member of CPC. Joe yari umwe mu bantu bashyigikiye Odili mu ishyaka rya Common People Convention and Trade Unions ndetse no mu bucuruzi. Odili and Joe meet at Max's house. Joe na Odili bahuriye hano kwa Max. At the end of the novel, he informs Odili of the circumstances of Max's death. Iyi nkuru, iyi novel ijya kurangira, niwe uha amakuru Odili ibijyanye n'urupfu rwa Max. Akazi witwa Boniface and 3 other bodyguards. These are people are employed by Odili as bodyguards after Nanga's people repeatedly harasses him. Uyu Boniface ndetse n'abandi ba bodyguard batatu bari abantu bakoreshwaga na Odili nk'aba bodyguard bamurindaga nyuma y'uko uyu Mr. Nanga yaratangiye kugira gute, yaratangiye kujyamo harasinga inshuro nyinshi. Bityo rero ngo bari faithful to Odili and often makes funny of Nanga. Rero ngo wasangaga ari abantu Odili yizera ndetse ugasanga kenshi barafata Nanga bakamumwaza nk'umuntu uri aho ngaho udafite icyo agize gute, icyo ashoboye. Hari abantu bitwa Jean and John. Aba bantu bumve neza. This is a couple who work as American ambassadors to the unnamed African country. Hari abazungu hano muri kino gitabo ni cya post colonial, bigaragaza ko ubukoloni na n'ubu buracyahari. Abazungu baragiye, white men colonizers have gone away, but they are still in Africa in one way or another. Ariko baracyahari mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ubundi niba ari post colonial, iki gitabo cyakabaye kivuga ko wenda nta bazungu bagaragaramo, ariko kuba bagaragayemo nk'abanyamerika abambasaderi b'abanyamerika muri iki gihugu batashatse guha izina, bigaragaza ko nyine baracyahari. They are excellent ambassadors. Bari abambassadors ngo bibitangaza. Jean is a very attractive woman. Jean bakatubwira ko yari umugore ufite uburanga bukurura abantu, yari mwiza. Odili sleeps with her after a party at her house. Odili nawe yaje kumwifunga bararyamana nyuma y'uko bari bakoze ngo ibirori mu nzu ye. She seems to love Africa but makes fun of various aspects of the country. Byasaga naho akunda Afurika ariko ukabona ko hari ukuntu ibyabaga muri kino gihugu yabifataga nk'ibintu bitari seri. They are representative of foreign power. Abangaba nibo bari bahagarariye imbaraga ibihugu by'amahanga biba bifite muri Afurika. Hari umuntu witwa Mr. Jario.
Mr. Jario is one of the most famous writers of the country and the president of the Writers Society. Mr. Jario ni umwe mu bantu b'ibirangirire b'abanditsi bari bari mu gihugu, ndetse akaba ari nawe wari perezida wa sosiyete y'abanditsi. He seems to be a non-conformist but overprices Nanga because he is a minister. Byasaga naho nawe nta hantu abogamiye, ariko akenshi ugasanga arasingiza Mr. Nanga kubera ko ari minister. He is reprimanded by Nanga because of his unusual dressing habit. Ariko akenshi ngo Mr. Nanga yakundaga kugira gute kumucyaha bitewe n'ukuntu ngo yambaraga ubona ari ibintu biri aho ngaho. Hakaza umuntu witwa Eddie. He is eldest of Mr. and Mrs. Nanga children. Uyu nguyu yari imfura. Eddie yari imfura y'umuryango wa Mr. Nanga. Though big for his age, he is very naive. Byagaragaraga nkaho akuze, yagaragaraga nk'ukuze, ariko nanone wacunga neza ukabona aracyari umwana mu mutwe. Edina's father and mother. Tugeze ku muryango wa Edina. Edina's father yitwa Odo. Ni ukuvuga papa wa Edina yitwa Odo, kuko Edina nawe yitwaga Edina Odo. Mu ibaruwa yandikiye Odile Samaru birimo. He is a greedy man who wants as much money as possible for marrying of his daughter. Ni umugabo w'igisambo, yari greedy kandi yari materialist, kuko yashakaga amafaranga menshi ngo kugira ngo akunde ashyingire umukobwa we. Forces Edina to marry Nanga and seems quite violent and abusive. Ngo yahatiraga uyu Edina kugira ngo azashyingiranywe na Nanga, bityo waramureba ukuntu ni umuntu uri violent w'umunyarugomo kandi uri abusive, yakundaga guhohotera uyu mukobwa we. His wife and Edina's mother remains sick through most of the novel. Ni ukuvuga ngo rero his wife, umugore we na nyina wa Edina bose bahamye barwaye muri iyi novel yose. Babaga ari abantu bagize gute, wabonaga ko babaga ari abantu barwaye, bahora barwaye. His wife and Edina's mother remains sick. Yes. Hakaza umuntu witwa Andrew Kadibe. This Odile is a friend and colleague at Anata Grammar School. He has a degree from England. Uyu nguyu Andrew Kadibe ni inshuti yande ya Odile muri hano kuri Anata Grammar School. Yabonye impamyabushobozi cyangwa se degree ayikuye mu Bwongereza. He blunders in front of Nanga during his visit to the school and he causes his wrath. Aha tugeze ku muntu witwa Odile's 15. Peter ni Odile's 15-year-old servant. Yari umuntu wakoreraga Odile, ufite imyaka igeze kuri 15 kuri 15. An intelligent boy who has a partial education. Uyu yari umuhungu w'umunyabwenge ariko ntabwo yari yarize, yari yaracikirije amashuri. Hakaza Dr. Makinde, an ex-finance minister who was dismissed disgracefully by the prime minister. Uyu yari minisitiri ushinzwe iby'ubukungu, akaba yarirukanywe mu buryo bw'agasuzuguro busuzuguritse cyane na prime minister cyangwa se na minisitiri w'intebe. Ladies and gentlemen, ndagira ngo mbashimire cyane ko mwabanye natwe muri kano kanya. Aba bari n'abakina nkuru bakinnye muri igitabo cyitwa A Man of the People cyanditswe na Chinua Achebe. Rero niba ari ubwa mbere dukurikiye kandi subscribe, maze ubundi uduhe comment kandi sharing iyi content ku bandi bantu kugira ngo ibagereho nabo ibafashe. Stay in touch, we wish you success. Ubutaha tuzakurikizaho icyo twita themes.